Mwino video ngiye ukorera ukuntu ushobora kubetinga amafaranga yawe muri Winner ukaza ugatsindira amafaranga menshi. Gusa nyine nkwibutsa ko ibi bintu nibikunda ngiye kukubwira ugaruke muri comment nshimire, ikindi nubishaka ndaguhana nimero ngandire ku kanyenyeri ku bintu baraba bagwaye. Kadukomeze. Ikintu cya mbere gishobora gutuma utsinda muri betting, wenda twirengagije Winner betting yari yose, hitamo umukino uzi neza. Hitamo umukino uzi neza ku buryo nyine ari wa mukino uvuga ngo uno mukino nkuzi 100%. Reba amakuru agezweho y'amakipe, umenya abakinnyi nyine niba ugiye kubetinga ku ikipe, umenya abakinnyi, umenye abakomeretse, abahagaritswe n'imikino ireruka, nyine umenye ngo bafite audience ingana uti. Ikintu cya mbere nakubwiye ni uguhitamo umukino wa mbere uzi kurusha indi, akaba ari wo mukino wibandaho. Icya kabiri ukamenya niba ugiye kubetinga ku makipe, ukamenya ikipe ugiye kubetingira profile yayo cyangwa se ihagaze ite, ukuntu yakinaga byari bihagaze bite, n'ibindi bintu byinshi, sibyo? Nanone ikindi kintu cya gatatu, irinde gushyira ku mikino myinshi cyane ticket imwe, nyine ugasanga uri gufata nk'amakipe 4 cyangwa 5 ukayahereza ticket imwe. Ibyo ni ibintu biba atari byiza cyane, kuko akenshi nyine urabizi ubukora ipari nanone ituruka kuri account zimwe, sibyo? Ikindi, hera ku mafaranga make ushobora kwemera gutakaza. Ntuhite uhera ku mafaranga menshi cyangwa se bitewe nuko ngo ukinnye ngo bagahita ngo baguhereza ibiceri byinshi ngo ukomerezaho. Oya, shyiraho uduceri dukeya bashobora kurya ukavuga ati utungutu n'ubundi ntaribi. Ikindi, ntukagerageze guhita ugaruza amafaranga watakaje, cyangwa se nyine ngo wongere gukina bitewe n'amarangamutima ufite, kuko hari ukuntu bakurya ugahita uvuga ngo nongeye gukina gutya, niba amafaranga wari wavuze ngo aya ngaya niyo ngomba gushyiraho ashize, rekeraho umenye ngo ndekeye aho ngiye gukina ibindi. Ikindi kintu ushobora kugenderaho, ikintu cyanyuma ushobora kugenderaho cyangwa se nanone akaba ari nacyo gikomeye cyane nyine mw'ibi bintu byose nakubwiye, gira gahunda y'amafaranga cyangwa se bankroll. Nyine bankroll management ni nko kuvuga ngo amafaranga ngiye gukoresha nayangaya kandi uyikurikize. Nyine uvuge ngo ngiye kubetinga, wenda kaduhere ku mafaranga make, ngiye kubetinga amafaranga 500. Niba uhereye ku mafaranga 500 umenye ngo ugiye gukinira amafaranga 500, kandi nyine umenye ko utari burenze 500. Ibyo bintu niwumva muri wowe udashobora kubyihanganira, reka betting ntago ishoboye, ibyo bintu girute bivemo. Ikintu mite nkubwira rero, ubwo nsoje kukubwira ukuntu watsinda, kamite nkubwira ibyiza n'ibibi by'uyu mukino. Uyu mukino ushobora kukugira chronique, nyine ukakugira chronique bitewe nyine n'ibintu biwusangwamo. Gusa nyine ukurikije izi ngamba ndi kukubwira, izi ngamba zishobora kugufasha gutsinda. Ikindi si ingamba, ntabwo nakubwiye ingamba zishobora kugufasha gutsinda zonyine, nakubwiye n'ingamba zishobora gutuma ugira ute nyine bitakugira chronique ku buryo bumva ari ibintu bisanzwe. Icy'ingenzi nuko betting ari umukino w'amahirwe, isesengura ryiza nirishobora kugukoraho nyine cyangwa se kugutera ibyago igihe wakinnye neza, cyangwa se igihe washyizeho amafaranga uzi neza ko wagira ute watakaza nta kibazo. Ibyo rero ni ibintu nakusanyije nkuye ku mbuga nyinshi, aho nagiye no muri comment ngasanga nyine abantu bamwe banditse izo nimero, nyine banditse nimero zanjye baramamagara, nyine ikibambwira gukora kuri ino video. Gusa nyine ukuntu ibintu biri ni gutyo. Bye, ndabakundanye, ni Frank, ni 3DX, ndabakunda. Ciao, duhure mu zindi video. Bye.